Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Hari inshuti za Waka Waka zakomeje kumbwira ngo tuzongere dukora ikiganiro neza kuri Kaliningrad. Nashatse gusubizaho ikiganiro twari twarabikozeho, ariko nsanga hari update nyinshi zitarimo zigomba kujyamo mu kiganiro cy'uyu munsi. Dusobanukirwe n'aka gace k'Abarusiya kari hagati y'ibihugu bya NATO, akaba ari agace abenshi bahamya ko gashobora kuzateza ikibazo hagati y'Uburusiya n'ibihugu bya NATO. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko turanagaruka ku ntambara iri kubera muri Avdiivka, tunagaruke kuri contre-offensive noneho y'Abarusiya ubu ngubu yamaze gutangira. Nkuko mubizi, iyo twinjiye igihe cy'ubukonje, Vladimir Putin n'Uburusiya batangiza ibitero byinshi cyane. Byatangiye ku munsi w'ejo, aho bari kurasa ibikorwa remezo bitanga amashanyarazi, amazi, gaze n'ibiki byose kugira ngo bakomeze gutesha umutwe abanya-Ukraine, bakomeza gushyigikira leta yabo iri guhangana n'iy'Uburusiya ahangaha muri Ukraine. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho rero. Nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, mbere yo kwinjira kuri Kaliningrad, reka duhere ku mirongo y'urugamba ahangaha muri Ukraine, aho ku munsi w'ejo Uburusiya bwatangije ibitero byinshi bigamije gusenya ibikorwa remezo by'abanya-Ukraine. Akaba ari ibitero twabonye n'ubundi mu gihe cy'ubukonje cy'ubushize. Ubu ngubu rero bikaba byatangiye. Vladimir cyangwa se Volodymyr Zelensky akaba yavuze ko nyuma y'iminsi 79 Abarusiya badakoresha izi misile z'amakroaziere, noneho ejo batangiye kuzikoresha. Kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri Ukraine, kubera ko ubushize nubwo Ukraine yabashije gutambuka igihe cy'ubukonje, habayeho dépense nyinshi mu bijyanye na gaze na petrol mu bigega bari bafite. Uyu munsi abenshi bahamya ko ibigega bari bafite cyangwa se stock bari bafite muri icyo gihe zitari ku rwego rumwe na stock bafite uyu munsi, kuko ibyinshi byarakoreshejwe. Ibyo rero bikaba bizatuma Ukraine ihura n'ibibazo bikomeye cyane muri iki gihe cy'ubukonje. Ibyo rero bikaba ari ibintu bituma abaturage benshi bakomeza kunanirwa iyi ntambara, ndetse bakaba bakomeza no guhamagarira leta yabo kuba yajya mu biganiro. Ibyo byose nizo ngamba z'ibi bintu, nizo gahunda z'ibi bintu, kubera ko simpamya yuko hari icyo bihindura ku mirongo y'urugamba. Ikindi navuga nuko muri Kherson ibitero by'Abarusiya bimaze gutangira, kuko nkuko mubizi, nkuko twabiganiriye ahangaha, igihe cyo kujya mu biganiro kizajya kugera. Umujyi wa Kherson warasubiye mu maboko y'Abarusiya. Nge nanavuga ko nibareba nabi, Odessa ni target kuri Vladimir Putin, abantu batagomba kwibagirwa. So ibintu rero ni gutyo bikomeje, nta kintu kinini kirahinduka, ariko aho abantu bakomeje kubona impinduka, abakurikirana amakarita y'aba observateur privé bakurikirana iyi ntambara, amakarita yabo akomeje kugaragaza ko muri Avdiivka ingabo z'Uburusiya zimaze kuba zakwegera umuhanda umwe usohoka muri Avdiivka, aho bishobora kuba ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo agace gasigaye kugira ngo abanya-Ukraine bafungiranwe, nabibonaga ku munsi w'ejo, kari agace gafite ibirometero 4 gusa. Murumva ni ahantu
hagufi cyane ku buryo abasirikari bari ahangaha muri Avdiivka igihe cyose batinda gusohokamo, igihe cyose kuri ubu ngubu ndahamya ko bitanoroshye gusohokamo. Nkaba mbona ko rero abasirikari benshi ba Ukraine bagiye gufatirwa muri uyu mujyi wa Avdiivka, akaba ari umujyi abenshi bavuga ngo ni muto kurusha Bakhmut, ariko ni umujyi uri strategique mu bya gisirikari, kuko uyu mujyi n'abarusiya batangira ibitero byabo batera muri Ukraine, murabizi ko uyu mujyi ntago bigeze bawinjiramo, bagiye bawuzenguruka, kuko ni umujyi abanya-Ukraine bari barateguye cyane ku buryo kuwutakaza ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kizaba kigaragaza ko abanya-Ukraine bakomeje kutitwara neza ku rugamba. Ibyo rero tuzakomeza kubikurikirana, kuko n'ubundi nubwo turi kuvuga ngo bari gufunga Avdiivka, ariko n'ibitero birakomeje muri Kupiansk. N'ejo ku munsi w'ejo mu bitero byagabwe by'amamisire y'amakroisiere na Kupiansk yagabweho ibitero na Kiev, akaba ari ibitero byageze ku butaka hose muri Ukraine. Ibyo rero tuzakomeza kugenda tubirebera hamwe, kubera ko muri iki gihe Ukraine irimo gutsindwa intambara, ni ukureba ngo ni ibiki Ukraine ishoboye kurinda noneho kugira ngo izabisigarane. Ni igiki cya Ukraine kizasigara? Twarabibonye abenshi bafata Donbass nkaho ari ubutaka gusa. Buriya ni ubutaka burimo inganda zose za Ukraine, ni hariya ziherereye. Ni ubutaka bukize cyane ku biri mu butaka, ku buryo Donbass cyangwa se kara gace k'abanya-Ukraine kafashwe n'abarusiya kabarirwa muri za triliyoni z'amadolari, urebye umutungo waho uri mu butaka. Nk'uko mubizi n'ahantu murabyibuka mu ntambara zaho, n'ahantu harimo amatineri menshi cyane, kubera ibirombe byinshi bicukurwamo ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo rero ukaba wakwibaza ngo Ukraine izatakaza kugeza ryari, n'iki cya Ukraine kizasigara? Ukakibaza ukavuga uti reka tubitega iminsi, bizaterwa n'ubushake bwa Vladimir Putin, kuko nk'uko bigaragara nta witeguye kuba yamutangira imbere. Sasa dukomeze rero na Kaliningrad rero abantu benshi bakomeje kunyandikira kuri Waka bambwira ati twongere tuganire kuri Kaliningrad, batabyumva neza uburyo Kaliningrad ari mu Burusiya. Ubu ni ubutaka abarusiya babashije gusigarana mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yarangiraga, mu bice abadage bari barafashe bakabyamburwa n'abasoviete. Kaliningrad rero nayo irimo. Ubwo rero ubumwe bw'abasoviete bwasenyukaga, aka gace kagumye ari agace k'abarusiya, akaba ari agace kari strategique cyane ku Burusiya, kubera ko nk'uko mukabona ku ikarita kari hagati y'ibihugu bibiri bya NATO. Ibi bihugu rero bikaba ari ibihugu umuntu yavuga ko bitabanye neza n'Uburusiya. Niyo abarusiya bashatse kuhajya, nk'uko muri kubibona aho ngaho ku ikarita, akenshi bifashisha amazi, barazenguruka bagaca hariya mu mazi kugira ngo bagere ahangaha muri Kaliningrad. Ahangaha rero kuri Kaliningrad hari akantu k'agace gatoya kameze nk'agakoridoro kagizwe n'imisozi n'amashyamba. Akangaka bakaba bakita Suwalki rero iyi ngiyi niyo abenshi bashobora kuvuga ko ishobora kuzateza ikibazo, kuko nk'uko mubona aho Lithuania iri naho Poland iri, ni ukuvuga ngo kari akarongo kajemo hagati k'umutuku gaciye gaturuka hariya muri Kaliningrad kakaza kakagera kuri Belarus. Iriya ni koridoro igizwe n'imisozi abarusiya bashaka kuzashyiramo imihanda cyangwa se uburyo bwazajya bubahuza na Kaliningrad. Icyo ngicyo rero kikaba ari ikibazo, kubera ko ibi bihugu ari Lithuania ari na Poland bikikije aka kagi cyangwa se aka gace ka Kaliningrad. Ibi bihugu byose biri muri NATO, ari nayo mpamvu Kaliningrad benshi bavuga ko iri strategique, ni ukubera ko Kaliningrad ahangaha henstaye intwaro za kirimbuzi z'abarusiya. Igihe cyose rero abarusiya bakwisanga bari mu ntambara na NATO, Kaliningrad iri hagati y'ibihugu bya NATO, ku buryo ishobora kubera ikibazo ibigo bya gisirikare by'abasirikare ba NATO bashobora kuba bari muri Poland cyangwa se bashobora kuba bari muri Lithuania. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu byakorohereza abarusiya kuharasa. Rero abagiye bambaza kuri Kaliningrad byayo ni ibyo ngibyo, ni Indusiya. Ikibazo kinini kirimo muri Kaliningrad ni ukubona inzira yo ku butaka ibahuza n'Uburusiya. Nk'uko mubibona
hino ya Lithuania na Poland hari Belarus rero nk'uko mubizi ni Uburusiya. Belarus ni mu Burusiya, n'ubu ngubu muri Belarus murabizi Vladimir Putin aheruka kwimurirayo intwaro ze za kirimbuzi, zikaba ari ibintu byatumye isi yose ikomeza gusakuza. Rero iyi Kaliningrad rero ndumva abenshi muyisobanukiwe, mukaba munayibonye no ku ikarita, mukaba mubonye nako gakorido bita Suwalki. Ibyo rero ni ibintu numvaga ngomba gusubiramo kuko abenshi bagiye babimbaza bashaka ko tubiganiraho. Ikindi twagarukaho ni uruzinduko rwa Perezida Rais wa Iran yagiriye ahangaha mu Burusiya, aho yamaze iminsi 2 ari kumwe na Vladimir Putin. Bikaba ari ibintu rero bitashimishije abanyamerika n'inshuti zabo, kubera ko bumva ko Israel ari igihugu gikwiye, Iran ari igihugu gikwiye kwangwa n'abantu bose. Ibyo rero bikaba byararangiranye n'iyi ntambara yo muri Ukraine. Ngewe mvuga ko mbere y'iyi ntambara ya Ukraine Abarusiya bisangaga bari mu kagambane kamwe n'abanyamerika, kubera bimwe twavuze mu kiganiro cy'ubushize cya Alpha Blondy, tuvuga ku ndirimbo ya Tike Jafakori, aho yavuze ngo ils ont partagé le monde. Rero nibyo bintu byabagaho ibihugu bikomeye, izi super power zigiraho zihurira zikumvikana, bakavuga ati ni mu mpereza Kongo ndabahereza Iraq, ni mu mpereza ahanaha ndabahereza ahanaha. Ibyo rero Uburusiya bwisangaga muri izo conspiracy, bukisanga bugomba gusinya ibihano bihana Korea y'Amajyaruguru, bukisanga bugomba gusinya ibihano bihana Iran, bihana Venezuela, kubera ko nabwo bwabaga bufite contrepartie. Hari ibindi bintu babaga babwemereye twebwe tutabona tutazi, ariko ntago bapfaga kubikora gutyo. Ubwo bwambanyi rero Abarusiya babuvuyemo iyi ntambara yo muri Ukraine igitangira. Abarusiya babonye uburyo aba banyaburayi Abarusiya bifatanyaga nabo sometimes kuba bagira ibihugu bimwe na bimwe birengagiza, abona uburyo bamuteraniye, abona uburyo bashaka ko isi yose imwimamayira, ahita abona ko za conspiracy nawe yabagamo nawe bashaka kuzimushiramo. Nicyo gihe rero nawe yagize gutya, atangira gukorana na Venezuela, atangira gukorana na Iran. Murabyibuka intambara ikomeye cyane, izi drone z'abanyaturukiya zari ziri muri Ukraine, zirimo kwitwara neza ku rugamba, mvuge ngo zirimo kugora Abarusiya. Nibwo abanya-Iran bajemo bazana izo bita Shahid zikiza, imbaraga zo mu kirere za drone zahise zihindura uruhande, zahise ziva ku ruhande rw'abanya-Ukraine zijya ku ruhande rw'Abarusiya. Iki gihugu ni igihugu kimaze imyaka n'imyaka mu bihano, uburyo gikoramo izi Shahid kikagira ubushobozi bwo gukoramo kudevelopa amamisire yabo. Ibyo rero bikaba byarafashije Umurusiya. Ibyo rero byatumye Abarusiya bava mu mishyikirano, mu masezerano menshi bari baragiranye n'aba banyaburayi. Bituma rero Iran yisanga ifunguriwe amarembo, bituma Venezuela yisanga ifunguriwe amarembo, bituma uyu munsi Korea y'Amajyaruguru iracuruzana n'Uburusiya, iracuruzana n'Ubushinwa, iracuruzana n'ibihugu bishaka, nukuvuga ngo amarembo yayo nayagiye gukomeza agende yaguka. Ibihano by'Abanyamerika bigumeho n'inshuti zabo, ariko ibindi bihugu byinshi bitangiye no kugira umubare munini w'abaturage. Mbibutse ko tubiganire mu buryo birimo ibihugu by'Uburayi bifite ikibazo cy'abaturage bakeya, ni nayo mpamvu byinjiza abimukira, kubera ko bakeneye abakozi. Ibyo biturukana nuko muri ibi bihugu ntabwo taux de natalité cyangwa se abavuka ntabwo ari benshi, ni bakeya, ugakurikizaho kampeni zabo z'ubutinganyi. Ibyo ni ibintu byinshi bigenda byafekta population yabo ku buryo igenda iba nkeya. Uyu munsi rero isi ubona ko amasoko ku isi arimo kwimukira mu bindi bihugu biri kugenda bigira population nini. Urabona Ubuhinde bumaze kurenga Ubushinwa, ibihugu byo muri Afrika bikomeje nabyo kugenda bigira population irimo kuzamuka, ku buryo uvuga ngo utacuruje muri ibi bihugu ugacuruzanya n'ibyo bihugu byindi byo muri Aziya no muri Afrika no muri Amerika y'Amajyepfo, waba ufite isoko rinini. Ibyo rero akaba ari ibintu Abanyamerika barimo kubona uyu munsi. Wenda urundi rugero nabaha nko kuba murabona nka Arabia Saudite ni ukuvuga ngo petrole ya Arabia Saudite, ubutunzi bwa Arabia Saudite bwagombaga kuba bwacuruzwa, ariko ibyemezo byafashwe n'Abanyamerika. Niko byari bimeze kuva kera, ariko uyu munsi
ibyo abanyamerika byose basabye kuva intambara ya Ukraine yatangira, basabye abanya-Arabia Saudite barabyanze. Uyu munsi Biden arajya muri Arabia Saudite bakamwohereza umuministiri, mu gihe Putin ajyayo umwami wenyine akaza kumwakira ku ndege. Ni ibintu birimo kwerekana ko imbaraga zirimo kwimuka ziva ku rundi ruhande cyangwa se ziba ku isi yose, kubera ko abanyamerika nta mbaraga bagifite zo gukanga ibihugu, kubera ko hari alternative. Ni ukuvuga ngo niba abanyamerika bagufatiye ibihano, urajya hano, urajya hariya, urakorana n'uriya, kandi ntabwo umunyamerika ari bumubuze gukorana nawe igihe cyose gukorana nawe bimubereyemo inyungu. Ibyo rero ni ibintu birimo kugora abanyamerika mu kuyobora isi uyu munsi. Ni ikintu kirimo kubagora cyane, kubera ko imbaraga zabo ku isi ziri kugenda zicika. Twabonye BRICS iza imaze kongeramo ibindi bihugu, bimaze kuba ibihugu byinshi, kandi ubona ko ari ibihugu bifasha ubukungu bw'isi. Ibi ni ibintu Vladimir Putin akomeje kubigeraho no kwiyongerera urukundo mu batuye isi. Urebye position yafashe nyuma y'uko ikibazo cya Gaza gitangiye, ni umuntu ukomeje kugira imbaraga ziruta izo yari afite iyi ntambara yo muri Ukraine itangira, haba mu Burusiya haba no hanze y'Uburusiya. Vladimir Putin akomeje kuba umunyembaraga. Nkaba naboneraho no kubamenyesha ko muri iki cyumweru Vladimir Putin yatangaje ko aziyamamariza kongera kuyobora Uburusiya. Itegeko nshinga ry'Abarusiya uko rimeze rimwemerera kuba yazayobora Uburusiya cyangwa se yaziyamamariza izindi manda kugera muri 36. Ibi ngewe mbibonamo ikintu cyiza ku Barusiya, kubera ko igihe cyose muba mufite umuntu nka Vladimir Putin, ubundi abantu baravuga ngo umuntu nka Vladimir Putin mumubona gake, ni ukuvuga ngo mushobora kumubura uyu munsi ngo muri za demokrasi zanyu n'ibiki byanyu, kugira ngo muzabone indi ntwari bahagararira nka Vladimir Putin bikabatwara indi myaka irenga n'100. Rero niyo mpamvu Abarusiya icyo ngicyo barakimenye, bamukomeyeho. Nabonye abajenerali bo muri Donbass bavuga uburyo bifuza ko yakomeza kubayobora, kubera ko yabahaye uburenganzira bwo kugaruka ku gihugu cyabo kavukire, bongeye kwitwa Abarusiya, bafite uburenganzira bwo gutora umuyobozi w'Uburusiya. Akaba ari ibintu rero byashimishije cyane aba bayobora utu duce twafashwe n'Abarusiya, haba muri Zaporizhia, muri Donbass, muri Donetsk. Abayobozi baho bose bashimishijwe no kuba muri aya matora bazagiramo uruhare, nabo bakitorera umuyobozi ahangaha mu Burusiya. Nkaba rero nabashimira. Ni ikiganiro gito twari tugize tureba update ku rugamba uko bimeze, ariko cyane cyane tunaganira kuri aka kantu cyangwa se kuri ubutaka bw'Abarusiya bita Kaliningrad bushobora kuzateza ikibazo mu minsi iri imbere. Igihe cyose kutumvikana kw'Abarusiya na NATO nge mpamya ko bizahoraho. Numva ko akangaka ni akantu nihwa mu kirenge nge navuga tugomba kuzategereza tukareba ibyaho uko bizakemuka. Niba Abarusiya bazakomeza kujya bazenguruka bagaciye amazi, cyangwa se niba bazageraho bakumvikana na Lithuania na Poland bakabarekera iriya koridori bageza muri Belarus, ibyo ni ukuzakomeza kubireba, ariko guhangana guhari ntibizashoboka. Aba banyapolonye, aba banyalituania ni abantu bihebeye Abanyamerika, kuko uburyo ibyemezo byabo byose bifatirwa muri Washington. Nkaba numva rero aka kantu kazakomeza kuba ikibazo. Iyi ni Waka Waka Podcast. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro y'Imana. Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast. Ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku bikomeje kuba, abantu bakomeje kwitana ba mwana, abantu bakomeje gushinjanya ninde watumye habaho intsinzwi, ninde watumye dutsindwa aha. Nkuko bisanzwe bigenda ahantu hose habaye intsinzwi hashakishwa uwatumye iyo ntsinzwi baho cyangwa se watumye badatsinda. Ibyo rero nibyo biri kuba muri Ukraine, aho
hatangiye guteranwa amagambo hagati y'abanya-Ukraine, hagati yabo, hagati y'abanya-Ukraine n'abaterankunga babo. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, nimujye kure ya Waka Waka. Yes, rero nkuko ahantu hose nyuma yo gutsindwa intambara, nyuma yuko habayeho intsinzwi nyinshi cyane, igikunda kugaragara n'iki? Igikunda kugaragara ni ukwitana ba mwana no gushakisha uwabaye impamvu yo gutsindwa intambara. Ibyo ngibyo rero nkuko tumaze iminsi tubiganira, nyuma yuko Zaluzhny atangaje amagambo yatangaje, na nyuma yuko na Zelensky yemeye yuko ubungubu noneho gutsinda bidashoboka, ko ikigiye kubaho ari ugukaza ibirindiro kugira ngo abarusiya batajya muri contre-offensive, nkuko turi kubona abarusiya bafite initiative yo kuba bakwigarurira n'ibindi bice. Ibyo ngibyo rero byakurikiwe n'abanyamerika. Abanyamerika, The Washington Post yasohoye raporo ivuga impamvu zabayeho zatumye Ukraine itabasha gutobora ngo igere ku nkengero cyangwa se ku nkombe z'uruzi rwa Azove. Ibi rero abanyamerika bakabatangaza ko mbere yuko contre-offensive y'abanya-Ukraine itangira, abanya-Ukraine bagiriwe inama yuko bagomba kugira target imwe bakahashyira imbaraga zose. Bakaba barumvaga ko ibyo byashoboraga gutuma abanya-Ukraine babasha kugera kuri Azove mu gihe cy'ibyumweru bibiri cyangwa se bitatu. Bo babaraga maximum ukwezi kumwe kuba abanya-Ukraine bamaze gucamo kabiri ibi bice by'abarusiya. Ibyo ngibyo rero abanyamerika bavuga ko ariyo mpamvu nyamukuru yatumye contre-offensive y'abanya-Ukraine idacamo, kubera ko abanya-Ukraine bakoze target nyinshi cyane, mu gihe abanyamerika n'abaterankunga b'abanyaburayi basabaga ko bagira focus point imwe, akaba ariyo bifocusingaho. Bakaba barumvaga ko byashoboraga kuba ko abarusiya batsindwa, noneho ibice bafashe bikabasha gucikamo kabiri, contre-offensive y'abanya-Ukraine ikabona aho ihera. Ibyo rero niko byagenze, nibyo abanyamerika bagiriye abanya-Ukraine inama, bababwira inama yo gukora target yabo bakayishyira ahangaha muri Zaporizhia, bakagira target imwe gusa ariyo bashyiramo imbaraga n'ibikoresho bari babahaye. Babasaba ko byose byakwifocusinga kuri iyo target. Abajenerali rero b'abanya-Ukraine n'abayobozi babo baraje baravuga bati izi nama ntabwo arizo, izi ntambara ni za kera, ubu ngubu hari za drone, hari ibiki, ntabwo bishoboka kugira target ahantu hamwe. Ndetse umujenerali w'umunya-Ukraine aravuga ati iyo nama, ibyo bipapuro biriho izo nama mujugunye kure, mujugunye muri puberi, twebwe tugomba kwiupdatinga tugakora intambara mu buryo bugezweho. Aribwo mwabonye abanya-Ukraine bahisemo gukora intambara yabo ku murongo w'ibirometero hafi 900. Murabyumva namwe, nibwo mwumvaga ibitero biri kuba muri Robotine, mukumva ibitero biri kubera muri Kherson, mukumva ibitero muri Zaporizhia, mukumva yewe n'ibitero Shuma, kingiye niti ibitero Shuma by'amato byateraga muri Crimea, bigatera kuri kiriya kiraro cya Crimea, bikagera naho bigera muri Sevastopol no hakurya, hakurya muri Novorossiysk mu Burusiya, hakurya y'inyanja ya Azov, ariko ku butaka bw'Uburusiya bwa kera. Ibyo bitero rero byatumye abanya-Ukraine imbaraga zabo zitatana. Abanyamerika ndetse bajya kure bakavuga ko n'ibikoresho babahaye bagiye babishyira mu mirongo y'urugamba basa n'ababirondereza. Icyo ngicyo kikaba ari impamvu. Ariko
nk'uko twebwe dukurikiraniye intambara namwe muzi by'intambara, izi nama z'abanyamerika yaba n'ibisobanuro n'izo abanya-Ukraine bihaye zo gukora ibitero ku mirongo miremire cyangwa se kuri pointi zitandukanye, ibyo byose twebwe twabireberaga hano twabonaga ko bidashoboka. Twarabibonaga hano ko bidashoboka. Nimujya no mu biganiro twakoze mbere twagiye tubiganiraho tukavuga ko Uburusiya budashobora kuzatsindwa iyi ntambara, Uburusiya budashobora, abanya-Ukraine nta mbaraga bafite zo gutobora imirongo y'Abarusiya. Icyo ngicyo twanakibonye mu minsi 2 ya mbere ya contre-offensive y'abanya-Ukraine, aho habayeho gusenya ibikoresho byinshi cyane by'abanya-Ukraine icyarimwe, bitwereka ishusho y'ibigiye gukurikiraho muri contre-offensive, kandi niko byagenze. So njyewe impamvu mvuga ko twabibonaga ko bitazashoboka ntabwo ari ukubera ko turi aba expert mu bya gisirikari barenze oya, ahubwo nuko twagiye tubona contre-offensive zabereye ahandi uburyo zikorwa. Mu kuvuga ngo igisirikare kigiye gukora contre-offensive nk'iriya, muba muhanganye muhana imbibi ku butaka mutari buce mu mazi, muba mukeneye support yo mu kirere, muba mukeneye support ya artillery ikomeye cyane. Ibyo byose rero warareba ukabona abanya-Ukraine bari kwiroha mu mirongo y'Abarusiya, nta support yo mu kirere bafite, manpower bafite ni bakeya cyane, n'ibikoresho iziburende babahaye nk'uko abanyamerika bivuga ko zakoreshejwe ku mirongo miremire y'urugamba zikaba nkeya ntizigire effect, ariko nazo bwazo niyo ziza kuza kuri point imwe, nk'uko abanya-Ukraine babivuze ko intambara y'uyu munsi irimo za drone, irimo ikoranabuhanga riteye imbere, nabyo byashoboraga gusenywa ahantu hamwe. Ngewe ndumva ari ibyo abanyamerika bari kwisobanuza ntibisobanutse, kubera ko nabyo ntibyari gukunda. Ari byo abanya-Ukraine bakoze nabyo ntibyakunze, kubera ko nyine byari ukugwa mu mutego. Byari ofete twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize, abantu babonye contre-offensive iyo abanya-Ukraine n'itangazamakuru ry'abanyaburayi bise contre-offensive, nge nita gusubira inyuma kw'Abarusiya ku bushake bwabo, uburyo bavuye mu nkengero za Kiev bakarenga muri Kharkiv naho bakahava bakaza muri Zaporizhia na Donbass, n'ahangaha muri Kherson akaba ariho baguma. Ibyo ni ibintu Abarusiya bagiye bakora batarwanye basubiye inyuma, nk'uko bavuye no mu mujyi wa Kherson niko byagenze n'ahandi. Iritangazamakuru rero ryakomeje gukora propaganda ivuga ngo abanya-Ukraine barimo kwirukankana Abarusiya ku mirongo yose y'urugamba. Abantu ku isi yose bishyiramo icyo kintu cyo kumva ko Abarusiya bavanywe muri Kiev bakaza bakagezwa muri Donbass bakavanwa mu mujyi wa Kherson, bakumva ko ibyo ngibyo byari imbaraga z'igisirikare cya Ukraine, bakumva ko bizanakomeza igihe cyose aba banya-Ukraine bazaba batangiye iyi contre-offensive yabo. Ariko ntabwo ari byo, kubera ko aho hose ni ahantu Abarusiya bagiye basubira inyuma ku bushake bwabo, kuri trick zagiye zibaho twagiye tuganiraho, ari imishyikirano yaberaga muri Turkey, ari imishyikirano yabereye i Minsk. Ibyo byose twagiye tubiganiraho mu biganiro byabanje, ntago turi bubisubiremo. Gusa icyo ngicyo cyabeshya abantu, bibeshya ko abanya-Ukraine nibatangira contre-offensive yabo nanone bizoroha nk'uko byoroshye mu zindi bise contre-offensive mu by'ukuri zitari contre-offensive. Uyu munsi rero icyo tubona ni iki? Nuko abanya-Ukraine bahuye na realite y'igisirikare cy'Abarusiya, cyamaze kubona ko cyagambaniwe n'abanyaburayi na NATO yose yashyizemo ibikoresho byose, nacyo kiragenda kiri updating. Abarusiya baje muri iyi ntambara yo muri Ukraine bari atari cyo gisirikare kiri hejuru mu byo gukoresha za drone, ariko mu gihe gitoya gusa Abarusiya bari hejuru kuri ibi bintu. Abarusiya bamaze kuba hejuru mu bijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere, ku buryo abanya-Ukraine badashobora guhagurutsa indege iyo ari yo yose. Ari nayo mpamvu mubona na F-16 abanyamerika bari bemeye uyu munsi ntabwo zikije, kubera ko nta hantu umunya-Ukraine yayihagurukiriza ntibishoboka. Umurusiya yahita yirasa, kandi murabibona ko ntibishoboka kuziparika muri Polonye, ntizishoboka kuziparika handi, kuko Abarusiya bavuze ko indege aho zizahaguruka ziturutse zije mu ntambara nabo bazaba babaye legitime yo kuharasa. Icyo gihe rero murumva ko yabibaye intambara y'Uburusiya na NATO. Ibyo rero urumva ko na NATO ntiyabitinyuka, kubera ibyo twagiye tuganira mu biganiro byabanje. Ibyo rero nge numva ko habayeho gushuka abantu, abanya-Ukraine bashutse abantu, ariko nanone n'iri tangazamakuru ry'abanyaburayi naryo rishuka abantu. Ariko harimo akagambane karimo gukorerwa abanya-Ukraine aho ngaho inyuma, kubera ko niba baraboherereje
contre-offensive. Murabyibuka ikintu cya mbere wenda ushobora kwibuka, muribuka ko contre-offensive y'abanya-Ukraine mbere y'uko itangira abanyamerika bari baremereye abanya-Ukraine ibifaru bita Abrams. Ibyo bifaru byaraje ntibiragera ku rugamba, uyu munsi abanyamerika bari gusaba ko bisubizwayo bikavanwa muri Ukraine. Wakwibaza ngo ni ukubera iki? Ntabwo abanyamerika bashaka kubona amafoto y'ibi bifaru byabo byasenywe nk'ukuntu twabonye amafoto ya za Leopard cyangwa se n'izi modoka zabo za gisirikare bita Bradley, nazo mwarazibonye ko zasenywe ku bwinshi. Ibyo rero abanyamerika barimo gusa n'ababyirinda. Ikindi kintu abanya-Ukraine barimo gusobanura bashinja abaterankunga babo ko ari bo nyirabayazana mu gutsindwa iyi ntambara cyangwa se mu gutsindwa iyi contre-offensive, nuko ibikoresho byinshi byagiye biza bipfuye. Bavuga ko ibifaru bimwe byagiye biza iminyururu yabyo itameze neza, bigomba kubanza gusanwa. Bavuga ibifaru byabo izi Leopard z'Abadage zagiye ziza zidafite amaposte ya radio. Nuvuga ngo ni ibikoresho byagiye biza bishaje. Ubushize mu kiganiro cy'ubushize narababwiye ngo ibi NATO cyangwa se ibihugu by'abanyaburayi bikora ngo biri gufasha Ukraine, ni kwa kundi ubona umuntu wambaye nabi, ukabona umuntu udafite imyenda, ukajya mu nzu ugafata ya myenda yawe utacyambara wita ko yashaje ukayimuha, noneho wowe ukibwira ko utanze ubufasha. Mu by'ukuri nta bufasha ubutanze, ahubwo uriya muntu uhaye abaguhaye ubufasha bwo kugukuraho puberi, n'imbere y'Imana nta kintu ubufashije uwo muntu, kubera ko ntacyo uba wigomwe mu by'ukuri. Ibi rero twarabibonye ko bari gutanga ibintu bishaje kugira ngo abanyamerika babahereze ibishyashya, n'agakino kari inyuma y'ibyo bintu byose wajya mu kiganiro giheruka twabikozeho wabyumvamo. So rero ibyo byo ni ibintu by'ukuri ko abanyaburayi bagiye bohereza ibikoresho bituzuye. Twaranabivuze kuri podcast ubushize tuvuga ko izi Leopard zagiye ziza ntabwo zagiye zizana n'ikoranabuhanga ryazo ryose, na F-16 bashaka gutanga ntizashoboraga kuzana n'ikoranabuhanga ryazo ryose. Izi Abrams z'abanyamerika barimo gusaba gusubizayo, ni ukuvuga ngo nazo ntabwo zari kuzana ikoranabuhanga ryazo zose, kubera ko hari bimwe na bimwe aba bantu bo muri NATO batashakaga ko bigera ku rugamba ngo bihangane n'Abarusiya, bigwe mu maboko y'Abarusiya, barebe uburyo bikora babyigeho, ku buryo bakirinda ko byabazababera ikibazo igihe cyose bahurira n'Abarusiya mu ntambara. Ibyo rero ni ibintu bikomeje kuvugwa, bitana ba mwana, ariko twebwe tuvuga ko Biden na n'uyu Boris Johnson wari minisitiri w'Abongereza, aba bose mu guhamagarira Zelensky kuguma mu ntambara bakamwizeza ko bazamusapotinga. Abangaba nibo ba nyirabayazana, kubera ko ntibatanze sapoti ngo batange sapoti ku rwego rw'umuntu ugiye guhangana n'igihugu nk'Uburusiya gifite imbaraga za kirimbuzi. Iyo sapoti mu by'ukuri namwe murayumva, ntabwo bashoboraga kuyitanga. Uyu munsi ntabwo abanyamerika bashobora kohereza abasirikari babo, nubwo numvishe Biden abivuga muri bwa buryo bwe bwo gusaza imigeri, kuko murabizi bije yo gufasha Ukraine aba Republican bongeye barayanga. Ibyo rero bikaba byatumye Biden avuga ngo muri guha Vladimir Putin yo kwigarurira Ukraine ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi mu gihe gitoya, ariko yongeraho akantu kameze nka menace, ndaza no kubabwiraho wenda. Avuga ngo Putin niyagura intambara yiwe agashaka kwigarurira n'ibindi bice byinshi, ngo yibuke ko the boys cyangwa se abasirikari b'abanyamerika bahari ku bwinshi ku butaka bw'Uburayi, bashobora guhita binjira muri Ukraine. Ariko murumva ko ayo ni amagambo yo gusaza imigeri, ntibishoboka. Abanyamerika ntibashobora gutinyuka gushyira abasirikari babo muri Ukraine kuko bazi icyo bisobanuye. Ibyo ngibyo rero turaza kubigarukaho mu kiganiro kiri buze gukurikira. Turimo kuganira kuri iyi bije Biden yari yagejeje imbere ya Kongere iyobowe cyane n'abarepublike. Turebe ibyayo, turebe n'icyo bisobanuye kuri Ukraine. Ariko mbere na mbere nshaka ko tuganira kuri ibi bice biri kuza muri Ukraine. Ubwo murumva tumaze kuvuga ihangana hagati y'abanyamerika n'ubuyobozi bw'abanya-Ukraine, haba ubwa gisirikare n'ubwa politiki, aho Zelensky avuga ko bamutereranye. Nanjye mbibona gutyo, kubera ko ariko newe sinzi iki kibazo ubundi hari igihe tuza Zelensky tukamugira ikigoryi,
ukamugira umuntu udatekereza, utagira gute. N'ubushize narabivuzeho muri iyi podcast tukavuga ko yakoze imibare mibi. Ntabwo tuzi imibare Zelensky yakoze kugeza uyu munsi, niwe uyizi. Uriya ni umuntu wakinaga filime, ashobora kuba yarakoze imibare yo kuvuga ati ibi bintu mbikuremo akayabo, agakorana deal nabo ba Biden n'abandi n'izo nganda zikora izo ntwaro zoherezwa muri Ukraine, izo nganda zihabwa amasoko y'ibyoherezwa muri Ukraine. Ni ibintu biba birimo amakomisiyo menshi cyane ku buryo utakwemeza ko Zelensky adashishoza cyangwa se abatabitekereje, ahubwo biterwa n'icyo yatekereje na target yiwe. Kuko ushobora gusanga koko niba yara target yiwe yari kuzuza account yiwe, kuzuza amafaranga, ibyo yabigezeho kubera ko nkuko twabiganire muri izi podcast, izi nganda zitanga intwaro ahangaha zitanga amakomisiyo menshi cyane kugira ngo zibashe kubona aya masoko. Nge mvuga amasoko y'amamiliyari y'amadolari. So ntabwo wakwemeza ko Zelensky adatekereza cyangwa ngo wemeze ko yashutswe na Biden, ko yashutswe n'abongereza. Ahubwo ikiri inyuma ni nka deal bashobora kuba bo barinjiranye muri iki kibazo, ukavuga uti wenda bo bayigezeho, ariko abanya-Ukraine muri rusange, abaturage barababaye. Hamaze gupfa ibihumbi bigera muri 50 by'abasivili muri Ukraine. Uyu munsi wakwibaza ngo bizabazwa nde? Niyo mpamvu ubona n'abanya-Ukraine benshi uyu munsi bari ku ruhande rwa Zaluzhny, barimo kuva ku ruhande rwa Zelensky. Zelensky popularité ye yari iri kuri 80%, uyu munsi iri kuri 32%, mu gihe Zaluzhny ari kuri 70%. Ibyo rero ni bikwereka icyo bita fatigue y'intambara, hangover y'intambara ibimaze kugera mu bantu benshi cyane, haba no mu banya-Ukraine. Kuko twarabivuze muri podcast y'ubushize uburyo ababyeyi n'abadamu b'abasirikare ba Ukraine barimo kwigaragambya kubera ko abantu babo bamaze igihe kinini ku rugamba, nta babasimbura. Uri kubyumva? So rero iyo ni hangover yo gutsindwa urugamba. Abantu batangira kwitana ba mwana. Uyu munsi barashaka kwerekana ko abanya-Ukraine bakoze amakosa yo gutatanya imbaraga bahawe n'abanyaburayi bakazishyira ku mirongo y'ibirometero 900 aho kugira ngo bazishyire ahantu hamwe. Ariko nge nkavuga nti ibyo bari gukora byose bayishyira ku mirongo miremire, bayishyira bagira target imwe, ibyo bintu byose ntibyari gukunda igihe cyose abanya-Ukraine badafite support ya artillery ngo bagire na support y'indege mu kirere. Ibyo ntibyari gushoboka, ntibinashoboka. Rero ni ibintu navuze ngo turaza kubiganiraho, turebe ntinde uzabazwa ibi bintu, kubera ko muri uku guterana amagambo no kwitana ba mwana, uzagaragara ko ari we wateje intambara, ari we watumye intambara ibaho, agomba kubazwa. Abo bantu bose bapfiriye muri iyi ntambara agomba kubazwa ibyo bintu byose. Niyo mpamvu rero abanyamerika batangira gusohora ripoti nk'izo ngizo, no kugira ngo isi itangire kubakira nk'abantu bafashije Ukraine ahubwo yo ikinanirwa. Mu by'ukuri nicyo bashaka kuvuga. Barashaka kuvuga ko Ukraine kuko ni nako umuvugizi wa Pentagon yavuze ko abanya-Ukraine bahawe ibyo bari bakeneye mu gihe gikwiriye, batagomba kuvuga ko bitahageze. Mu gihe abanya-Ukraine bavuga ko ibyo bemerewe babonye 15%. Muribaza namwe iryo janisha ukuntu ari rikeya cyane. Nuvuga ngo ariko nanjye numva ari ibyo, niba mu byemewe hari harimo F-16, hari harimo Abraham murabizi zaje ejo bundi contre-offensive igiye kumara hafi amezi angahe ntiziranagera ku rugamba. Ibyemewe ni byinshi, ama Leopard yemewe umubare, ntabwo wavuga ngo umubare bemeye niwo wahageze, ntibishoboka. Turabizi rero ibyo abanya-Ukraine bavuga ngo ni 15 yahageze, ibyo bintu birashoboka cyane. Mu gihe abanyamerika bavuga ko byabagereyeho igihe. Ibyo rero ni ibintu bari bukomeze guteranamo amagambo. Gusa icyo navuga nuko uyu munsi abarusiya batangije muri iyi minsi, antuka abanya-Ukraine barimo kugaragaza imbaraga nkeya. Abarusiya noneho batangiye initiative zabo zo kwigarurira ibice byose bari baragiye barekera abanya-Ukraine muri tactique zabo. Ari byo ntambara turi kubona ahangaha muri Robotine, ari byo turi kubona muri Avdiivka aho byanarangiye abarusiya bamaze kuzenguruka uyu mujyi. Akaba ari umujyi ugomba kubageza muri Kupiansk. Nkuko mubizi Kupiansk iri hehe? Iri mu marembo ya Kharkiv, nubwo itabinjira muri Kharkiv. Abarusiya rero nkaba numva ko
nyuma yo kugera muri Kharkiv baciye mu majyaruguru, mu majyepfo naho umujyi wa Kherson bagomba kuwigarurira, bakagenda bakagera muri Odessa. Mwibuke ko ibahuza n'ubundi butaka bw'Abarusiya buri hakurya mu kindi gihugu tuzaganiraho mu kiganiro gitaha, turebe impamvu nyamukuru Abarusiya bagomba kwigarurira Odessa. Turaza kubireba mu kindi kiganiro turi kuganira kuri Transnistria, aho Abarusiya bagomba guhura n'abandi Barusiya cyangwa se ubundi butaka bwabo bigaruriye mu kindi gihugu kiri hakurya ya Ukraine, ariko nacyo gikora kuri iyi nyanja y'umukara. So iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye mbibutsa ko KDB nibyo binyobwa bya mbere ku isi. Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira rero kuri Sebastien Emmanuel Macron. Mwamumenye ndakeka nkimuvuga. Uyu ni Macron, umugabo wa nyogokuru Brigitte, niwe tugiye kuganiraho muri aka kanya. Nge mbona ko akomeje gushyira igihugu cye cy'Ubufaransa ahantu hateye ubwoba, urebye politiki akomeje kuganishamo igihugu, uburyo zikomeje gucamo ibice Abafaransa, cyangwa se n'uburyo zikomeje gutsindwa ku rwego mpuzamahanga. Ibyo nibyo tugiye kuganira kuri iyi podcast, ariko tugiye kubiganira twinywera kuri vodka nziza ya KDB, twinywera whisky ya KDB, twinywera dry gin ya KDB, cyangwa se twihahira kuri iyi karito ya litiro 3 ya red wine cyangwa se white wine. Akaba ari ibinyobwa nge mbona ko bihesha agaciro amafaranga yacu, akaba ari igihe cyo kuva kuri bwa buyoga batubeshya bwa mafuti. Yes, rero tuganire kuri uyu Emmanuel Macron. Murabizi nyuma wenda hari byinshi byagiye bibana mbere na wataraza bikomeza gushyira abaturage b'Abafaransa mu bice bibiri, ariko noneho wenda turaganira duhereye nyuma y'iyi ntambara yo muri Ukraine. Murabyibuka imyigaragambyo ya Wagner Group yageze hafi i Moscow, uburyo ibinyamakuru by'Abafaransa byayisamiye hejuru bikagaragaza Vladimir Putin nk'umunyantege nkeya, bikagaragaza ko hari habuze gatoya ngo aterwe coup d'etat, bikagaragaza igisirikare cy'Uburusiya nk'igisirikare kidakomeye. Ni gute Wagner iza ikagera hafi Moscow? Bidateye kabiri imyigaragambyo yahise itangira ahangaha mu Bufaransa ifite ubukana bwo hejuru, akaba ari n'imyigaragambyo yari itangijwe n'icyaha cy'intambara, cyangwa se ntabwo ari icyaha cy'intambara, n'icyaha cyakozwe n'abapolisi barashe umwana muto w'umunyafurika w'umufaransa ariko ufite inkomoko ze ahangaha muri Afurika. Icyo kikaba cyarabaye nk'ikintu cyibutsa aba bantu b'Abafaransa bavuka kuri uyu mugabane wa Afurika irondaruhu bakomeza kugirirwa, cyangwa se uburyo leta y'Ubufaransa ikomeza kubagiriraho ivangura. Murabyibuka ibintu byazanye imyigaragambyo ikomeye cyane, akaba ari imyigaragambyo yasenye ibintu byinshi cyane. Ni imyigaragambyo yahitanye abapolisi benshi, ikomeretsa abandi benshi, igwamo n'abandi bantu bitandukanye n'ibyari byabereye mu Burusiya. Ariko nk'uko mubizi Abafaransa bafite ibinyamakuru bikora propaganda z'uko rwego rwo hejuru, bagarutse bagaragaza ikibazo kiri mu Bufaransa nk'ikibazo nk'igihugu cya demokarasi. Niyo mpamvu habaye imyigaragambyo demokarasi. None se mwagombye guhera kuri demokarasi? Niyo mpamvu habayeho kurasa umwana? Kuko niba mubyita mwarabyise demokarasi, no kurasa umwana mwari kubyita demokarasi. Ibyo ngibyo anyway nabikozeho ikiganiro, wenda nzongera nyaplodinge kugira ngo abataracyumvise bacyumve ko nabonye kitarakurikiwe cyane. Ariko ibi bikomeza gushyira Abafaransa mu ivangura, cyangwa se mu bice bibiri byangana cyane. Kubera iki? Murabizi intambara ya Ukraine igitangira, Ubufaransa bwafashe uruhande rw'Abanyamerika. Iki kikaba ari ikintu Abafaransa benshi batabona neza, ariko noneho hakagumaho cya kintu cy'ivangura no kinakorerwa abantu bafite imyizerere ya Kisilamu.
murabizi aha ngaha mu Bufaransa hari amategeko bagenda batora abangamira abantu bafite imyizerere ya kisilamu nko kubaninga voile abagore b'abasilamu cyangwa se abakobwa b'abasilamu kwitandiya. Ibyo ni ibintu bigenda bituma aba bantu b'Abafaransa, nk'uko mubizi Ubufaransa butuwe n'Abarabu benshi cyane kuko bwanakolonije ibihugu by'Abarabu cyane. Bwanakoze hafi cyitwa jenoside muri Algeria, bwakoze za Tunisia he hose na za Libani hose. Iki gihugu cyakolonije ibihugu kandi abantu bacyo baragikoreye, barakirwaniye intambara zose z'isi zabayeho. Abafaransa barwaniwe n'ibi bihugu kuko murabizi Abafaransa usibye kuvuga cyane intambara ya kabiri y'isi yose, murabizi ko kiri muri bimwe mu bihugu byatabawe byari byarafashwe na Hitler. Ariko uyu munsi uburyo bishyira mu murongo w'abatsinze intambara nabyo urabireba bikagutangaza, ariko ni abantu bari baratsinzwe intambara ya Hitler. Ariko n'izo ntambara zabo barwanaga naho bari basigaranye muri Afurika n'ahandi barwanirwaga n'abakomoka muri ibi bihugu. Ari nayo mpamvu abatuye ibi bihugu ari benshi cyane kandi bumva bari legitime yo kuba bari aho ngaho mu Bufaransa kuko babikoreye. Ibyo rero bikomeje kuba ikibazo gikomeye, bikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ariko icyatumye nkora iki kiganiro noneho na magambo ya ministre wa interieur aha ngaha mu Bufaransa, nibagiwe n'izina rye sina ngombwa kuryibuka, ni ministre wa interieur mu Bufaransa. Murabyibuka intambara yo muri Gaza, Abanya-Israel batangiye kumisha amabombe menshi cyane kuri Gaza. Umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye cyane mu Bufaransa bita Karim Benzema, uyu ni umukinnyi n'ubundi wagiye agirana ibibazo byinshi cyane na system aha ngaha mu Bufaransa, ariko nanone ubabajwe n'amabombe akomeje guterwa ku Banyagaza. We icyo yaravuze ati ndi kumwe n'abana n'abakobwa cyangwa se n'abagore n'abasaza bari aha ngaha muri n'abasivili muri rusange bari aha ngaha muri Gaza, nanone barimo gusibisa amabombe ari injuste y'Abanya-Israel. Ni ikintu cyumvikana. Ariko uburyo uyu ministre wa interieur yafashe iyo tweet ya Karim Benzema akaza kuri bya binyamakuru byabo nababwiraga bya propaganda, akavuga ko Karim Benzema ari umu-islamiste, cyabaye ikintu cyatunguye abantu bose bakurikirana ibintu bibera mu Bufaransa. Kinatwereka ko Ubufaransa burimo kwishyira ahantu hateye ubwoba cyane, kuko Karim Benzema ni umustar ukurikirwa n'abantu benshi cyane. Karim Benzema ibyo yavuze nta kintu kibi kirimo, ni ibivugwa n'Abafaransa benshi n'abitwa ba Eric Cantona baraje babisubiramo. Ariko uyu mu ministre wa interieur ugashyiraho n'uyu mugabo uhora wiyamamaza bita Zemmour, abo bose baraje bafata Karim Benzema bamugereranya n'umu-islamiste kubera ko yavugiye umwana w'umunya-Palestina. Bakavuga bati kubera iki utavugira Israel, kubera iki utavugira Abafaransa bafatiwe muri iki, ariko kubera iki mumubwira ngo kubera iki atavugira uwo ashaka kuvugira, ahubwo kubera iki mushaka ko avugira abashaka ko muvugira. Icyo rero cyatumye isi nini cyane iza ku ruhande rwa Karim Benzema, aho akina aha ngaha muri Arabia Saudite. Ubona ko bazamura ibitambaro binini cyane biriho amafoto yiwe mu rwego rwo kwifatanya nawe. Match nyinshi cyane, abantu benshi bavuga bati turi kumwe na Karim Benzema. Urumva icyo ngicyo. Kandi uyu mu ministre wa interieur murabyibuka ko imyigaragambyo yo gushyigikira Abanya-Palestina aha ngaha mu Bufaransa yatangiye leta ivuga ko iyo myigaragambyo itemewe. Aba bantu batangira kwigaragambya bahangana n'abapolisi, nyuma baza kubemerera kwigaragambya. Haza abantu benshi cyane baririmba Karim Benzema, baririmba Gaza. Rimwe na rimwe icyababaje aba bantu b'abanyapolitiki babasesenguzi, rimwe na rimwe mu myigaragambyo ukabonamo n'abaturage bashyigikiye Iran. Ibyo rero bikomeje gutuma umuturage w'Umufaransa acikamo ibice bibiri, kandi wumva ko biri kuganisha Ubufaransa ahantu hateye ubwoba. Ikibabaje rero ni iki? Ikibabaje nuko muri ibi bintu abanyapolitike babo bakomeje guheza inguni muri ibyo bintu. Ngo Karim Benzema ngo ni umuteroriste, ngo ibiki. Nta kimenyetso na kimwe
wowe nka minisitiri ufite bwo kugenda ngo uvuge ngo umuntu ni umuteroriste umwicire izina? Karim Benzema ni umukinnyi ukomeye, ni umuntu w'umusitari ukurikirwa n'amamiliyoni y'abantu. Ni ukuvuga ngo icyo kintu wagombye kukizana ku meza ufite n'ibimenyetso bimushinja ibyo bintu, ahubwo ugasanga muragendera ku mafoto ye ngo yifotoje yambaye ngo muri Arabia Saudite by'umuco, ariko Karim Benzema ubu ngubu bari gukina muri Arabia Saudite. Mw'Abafaransa mwe hari ikintu kimwe mugomba kumenya, abo baturage b'Abanyafurika mwabatwaye mubakeneye, mubatwara ngo bajye kubabera abakozi, mubatwara ngo bajye kubarwanira intambara. Ntabwo mwakagombye kuba muri aho mugera ngo mutangire kubita abanyamahanga. Twarabibonye, ikipe y'igihugu yanyu ni ikipe ibihagarariye Afurika, ni ikipe ibihagarariye umugabane wa Afurika, ariko rimwe na rimwe mutuma n'abari abakinnyi biyumvamo gutyo, kubera ko abanyapolitike bamwe na bamwe b'Abafaransa bajyara bagafata imvugo umuntu yagombye guhanirwa, imvugo zicamo abantu ibice, ariko umuntu akazivuga akagenda. Ibyo rero njye numva ko birimo gushyira Abafaransa ahantu habi cyane, bakeneye umunyapolitiki ureba kure kugira ngo yongere yunge Abafaransa. Njye nkaba numva ari ibintu ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje cyane kubona sosiyete irimo kwinjizwa mu bintu nka biriya buhoro buhoro n'abanyapolitike baba baratowe ntibabibone. Ni ikintu kiba kibabaje cyane gufata umukinnyi nka Benzema ukagenda ukavuga amagambo aterekeranye udafitiye icyemezo, uri minisitiri w'igihugu, uri umukandida, uri umuntu kuba umukandida uhora wiyamamariza kuba perezida, ukavuga ikintu nk'icyo. Ni ikintu kibabaje. Umuntu yasaba ko yasabira Ubufaransa ko bwazagira rimwe gutya bukabona umuntu w'umunyapolitiki ureba kure, waza akabashyiraho imirongo yakongera igasubiza Abafaransa mu kubana, bakareba ko bashobora kubana. Kubera ko njyewe bijya bintera umujinya rimwe na rimwe, nkanavuga ati Abafaransa bafite Ballon d'Or zingahe? Ku bantu bakurikirana umupira bafite Ballon d'Or, ndumva wenda na Cantona yarayitwaye simbyibuka neza, ariko izo tuzi za vuba, Zidane afite 2, Benzema afite 1. Izo ni Ballon d'Or 3 ziri ku Bufaransa. Zidane murabizi yabahaye igikombe cy'isi, abahereza igikombe cy'Uburayi, ayoboye ikipe. Ariko aba bana bose, ari Karim Benzema, ari na Zidane, ni abana ba hano muri Algeria muri Kabiri. Tunavuga ngo Afurika nta Ballon d'Or ifite, twe dufite ama Ballon d'Or menshi nka Afurika. Kuko ntibakazajye baza ngo banga aba bantu, nanone ejo nibakora ibyiza aribwo babemera. Twarabibonye umuntu w'umuyimigre watabaye umwana. Uwo muntu atabaye umwana aragenda arazamukana kuri etage, umwana yaragiye kugwa aramufata, ari ahantu abantu bose bari batinye kujya. Uwo muntu bamuhembesheje iki? Bamuhembesheje kumuha ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Ariko iyo ari kuri uwo mwana, iyo afata uwo mwana akamurekura, bari kuvuga ngo umuyimigre waturutse hariya yishe umwana, yari guhita aba umuyimigre. Ariko kubera ko yatabaye umwana abaye Umufaransa. Kubera ko Zidane yatwaye igikombe cy'isi ni Umufaransa. Kubera ko Karim Benzema yatwaye Ballon d'Or, le Français yatwaye Ballon d'Or. Ariko ejo Karim Benzema navugisha ukuri kwe, ni umuteroriste, ni umunya-Algeria, kwanza si n'Umufaransa. Ibyo bintu rero ni ibintu bibabaje cyane. Numva ko Abafaransa bagomba gusenga bakareba uburyo bazasohoka muri iki kintu. Gusa Emmanuel Macron Sebastien, njye mbona ko politike ziwe ntabwo zirimo kuganisha Ubufaransa ahantu heza. Murabizi barasebye hano muri Afurika, bariziritse muri Niger, birangira bagiye na ambasaderi wabo agiye. Ibyo byose ni uguseba. Ubu ngubu bari mu dutrike two gushaka guhirika ubutegetsi ngo za Burkina Faso na hehe duhora dupfuba, ariko byose bizahora bipfuba kuko Abanyafurika barakangutse.
So aka kantu numvise biri ngombwa ko nkabaganiraho kuko karambabaje cyane, nkaba naragira ngo nkabaganiraho mbereke uburyo abanyapolitike rimwe na rimwe bagenda bashyira igihugu ahantu habi batabizi cyangwa se babizi nta wamenya, ariko uru ni urugero rumwe rw'umuntu uba ushora igihugu ahantu habi cyane, ahantu ho gutandukanya abaturage be, ahantu ho gushyira amacakubiri mu baturage be, ahantu ho kumvikanisha ko bamwe ari abafaransa abandi atari abafaransa, ahantu ho kumvikanisha ko bamwe uburenganzira bwabo buri hejuru y'ubw'abandi. Ugomba kuvugira abanyayisiraheli, ntabwo ugomba kuvugira abanyagaza. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Tuninywera n'ibinyobwa bya KDB whisky, KDB vodka, KDB gin, KDB wine, red wine, white wine, bikomeze bibaryohere. Amahoro kuri mwese inshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira kuri Zelensky. Duheruka agafoto ke yicaye muri F16, duheruka agafoto kubona uyu mugabo yishimye cyane ari muri F16, ubona ko agiye abonye noneho intwaro igiye guhindura ibintu ku rugamba. Muri iki kiganiro tugiye kureba iherezo ry'izi F16, turebe inkunga zemerewe Ukraine, ariko tunarebe na Zelensky uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye guhura n'abanyamerika, yagiye guhura na kongere y'abanyamerika kugira ngo abashe kubemeza uburyo inkunga zihabwa Ukraine zigomba gukomeza. Ibyo rero ni ibintu bitoroshye kuri Zelensky, tugiye kubigaruka, ariko tunagaruke n'ibibazo bikomeje kuba hagati ya Zelensky n'igisirikari n'abaturage batangiye kugenda bazamura amajwi asaba ibiganiro, ndetse no mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine utangiye kumvamo abadepite bagenda basaba ko Ukraine yakwinjira mu biganiro. Ibyo rero ni ibintu turi bugeze kuganiraho, tunanyure no muri Avdiivka turebe uko bimeze. Ariko nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero nkuko twatangiye ikiganiro tubivuga, muribuka agafoto ka Zelensky yicaye muri F16, mubona yasetse yishimye cyane. Akenshi baravuga ngo umwana ngo witumye ngo inzoka ngo aba yishimye cyane, ariko ibyishimo bya Zelensky byagaragaraga ku maso ye kuri uyu munsi yicara muri F16, byari ibyishimo by'indengakamere ku buryo wabonaga ko byamusaze. Baramutembereza, barayifungura, baramuzamura, yicaramo nk'umuntu rero w'agatwiko, nk'umuntu ukunda agatwiko, yagombaga gufata ifoto yo gutwika, yo kwerekana ko abonye intwaro igiye guhindura ibintu ku rugamba. Ako gatwiko rero yaragakoresheje nk'icyumweru kimwe abwira abantu ati F16 ziraje, ahora ashimira ibihugu byamwemerezo F16. Hakurikiraho ikibazo kinini cyo kureba ngo ahise abanya-Ukraine bazashobora kuzikoresha, kubera ko murabizi izi ndege za F16 ntizabongereza, ni abanyamerika, n'iki bakoresha icyongereza. kandi abanya Ukraine bamenyereye gukoresha indege
ikoze mu Kirusiya cyangwa se indege z'Abasoviyete mbivuge gutyo. Bivuga ngo yari procedure ndende, byasabaga ko babanza kwiga ururimi n'amaterme y'Icyongereza akoreshwa muri izo ndege, nyuma yaho bagatangira imyitozo. Kugeza uyu munsi usibye kumva ngo imyitozo yaratangiye, ariko nka kwa kundi nyine by'agatwiko baberekana n'abapilote bari mu myitozo, turabimenyereye ibyo bintu. Na contre-offensive itaratangira twahoraga tubona abasirikare ba Ukraine mu myitozo. Uyu munsi nta video n'imwe yerekana ahantu aba basore barimo kwitoreza izi ndege, ariko nanone impamvu mbigaruyemo nuko ibi bintu uburyo byashimishije Zelensky n'uburyo uyu munsi bidashoboka ko izi F-16 zigera muri Ukraine, ni ikintu gitangaje, kinerekana uburyo ibintu bihinduka ku buryo bwihuse cyane. Muribuka ko izi ndege zashoboraga kuza zikaba zagira ama operation, n'indege amasuko y'abanya Ukraine basanzwe bafite, yarasanzwe akora ama operation angaha muri Ukraine, ariko nyuma kabaye Abarusiya bazanye ikoranabuhanga rishya ry'ubwirinzi bwo mu kirere, ryatitije cyane iri koranabuhanga ryose ry'abanyaburayi bashyize muri Ukraine. Ibyo bikaba byaragaragaye bwo ku munsi wa mbere bagitangira gukoresha iri koranabuhanga, hahanuwe indege 6 Sukhoi 6 z'abanya Ukraine zarahanuwe, kandi ziri kure cyane y'imirongo y'urugamba. Ibyo rero bikaba byarateye cyane ubwoba abanya Ukraine n'abaterankunga babo, bahise babona ko kuzana izi F-16 muri Ukraine bidashoboka. Ibyo ngibyo byaje kuba n'ikibazo gikomeye cyane, kubera ko bashakaga ko byibura noneho baziparika mu gihugu kitari Ukraine, zikajya ziza zikagaba ibitero ziturutse mu kindi gihugu. Ariko Abarusiya barabwira ati aho zizaturuka niho natwe tuzatera, kuko niho hazaba hari guturuka ibitero biri kudutera. Ibyo rero nabyo birananirana, hakurikiraho ibibazo bya Ukraine byaje kwitandukanya mu by'ukuri na Polonye, kuko Polonye wabonaga ibifitemo ingufu ku buryo yashoboraga no kwemera iyo risk yo kubaha parking muri Polonye. Ibyo rero byakomeje kuba ikibazo kinini. Ikindi kintu gikomeye cyane kiri muri ibi bintu ni ukumenya uburyo ibi bihugu nubwo byirirwa bituka Uburusiya bivuga ngo Uburusiya butsindwe bugire gute, ariko bikwereka n'urwego ibi bihugu bitinyamo Uburusiya. Urwego ibi bihugu bitinyamo Uburusiya ni urwego rukomeye cyane, kubera ko urebye intwaro, tuvuye kuri izi F-16 ukareba izi Leopard zagiye ziza, ukareba intwaro zagiye ziza, ni intwaro zagiye ziza zirwaye, navuga ngo zipfuye. Ni ibimashini byaje bipfuye bifite ibibazo bitandukanye, aho abanya Ukraine bavugaga bati ibyavuye mu Budage bifite ikibazo iki n'iki, ibyavuye nabi bifite ikibazo iki n'iki. Bigaragara ko ni nka puberi barimo gushyiramo ibikoresho byabo byashaje. Ikindi wavuga ni izi tanki z'abanyamerika bita Leopard. Izi tanki z'abanyamerika zitwa Leopard ni tanki ubundi zirimo ikoranabuhanga, zitwa Abrams. Ni tanki zirimo ikoranabuhanga rikomeye cyane, ari nayo mpamvu ari tanki ziri muri tanki za mbere ku isi kuri uyu munsi. Ariko iyo uzihaye abantu ukazibaha rya koranabuhanga warigabanyije, ni ukuvuga ngo ntago ziba zikiri muri za zindi za mbere. Izaje muri Ukraine rero nuko nguko zari zimeze, kandi nabwo murabizi mu kiganiro gishize twavuze yuko abanyamerika bashaka ko izi tanki zisubirayo. Abanyamerika rero bari gupropose iki? Barimo guhangana n'abarepublikani. Bari gutangaza iki? Baratangaza ko inganda zabo zikomeje kwinjiza amafaranga avuye muri intambara ya Ukraine, ariko ko nanone badashobora gufata risk yo gufata ibikoresho byabo n'ikoranabuhanga ryabo rigezweho babijyana ahangaha muri Ukraine. Bakavuga ko ubu bashobora gukora uruganda rukora izindi burende, rukora izibindi bifari mu bimodoka by'intambara, ariko bidafite rya koranabuhanga nk'iriri muri za Abraham, nk'iriri muri za Leopard, kuko murabizi n'Abadage banze gutanga face quality y'ibi bifaru byabo. Ibyo rero bikaba ari ibintu ngo bizabasha kugerwaho mu 2025. Ariko ibyo byagerwaho gute? Aba Republican nibasinyira amafaranga, aya mafaranga agahabwa izi nganda z'abanyamerika, noneho zigatangira umushinga wo kubaka ibindi bifaru bishyashya. Rero ukibaza ukavuga uti ibyo bifaru bizamara iki, bizahindura iki? Ubundi uwo mushinga uzajya kurangira Vladimir Putin ageze hehe? Bizajya kurangira Vladimir Putin ageze hehe? Ibyo rero bikaba bivuga ko aba Republican benshi barashinja Biden na Ukraine ko mu mafaranga miliyari zirenga 100 bamaze guha Ukraine, nyinshi zarangiriye mu mifuka y'abantu, mu byitwa ruswa yo ku rwego rwo hejuru no kunyereza umutungo wa leta. Ibyo rero
ni ibintu twagiye tuganiraho ntari bugarukeho cyane, ariko mu byo abarepublikani barimo kugenderaho bahagarika inkunga kuri Ukraine harimo kuba aya mafaranga ajya muri Ukraine badasobanura uburyo akoreshwamo, kuko urebye izo miliyari 100 ukareba zatanzwe kugira ngo abanya-Ukraine binjire muri contre-offensive, ukareba izo miliyari 100 zirashize abanya-Ukraine ntibigeze barenga umutaru, uhita wibaza noneho hakenewe angahe kugira ngo muzashobore gutobora. Ubwo rero abanyamerika bavuga ko mu gihe abanya-Ukraine na Biden bataragaragaza details z'ukuntu aya mafaranga akoreshwa, icyo ngicyo kitazatuma batazigera bemerera amafaranga Ukraine. Ikindi bavuga ko Biden nyine ibyo ni ibibazo nanone byo muri Amerika bibareba ubwabo, bavuga ko Biden yananiwe gufunga imipaka y'abanyamerika, nicyo kintu gihangayikishije aba ba Republican, cya gikuta cya Donald Trump kibatandukanya n'ibindi bihugu cyane cyane za Mexique. Ibyo ngibyo rero bikaba biri mu byo aba Republican basaba Biden gushyira imbere. Ibyo rero nk'uko mubizi byaratowe, Zelensky bamubwira ko inkunga atazazibona, bamubwira ko bigoranye ko azabona inkunga, ahitamo we gufata indege ajya muri Amerika kuvuga ati niba mwarampakaniye kuri telefone, niba mwarampakaniye biciye muri system zisanzwe, reka niyizire ndebe ko muzampakanira imbona nkubone. Icyo ni cyo ubundi biragorana cyane guhakanira umuntu muri kumwe imbona nkubona, ariko icyo nakubwira nuko abanya-Ukraine kugira ngo babone izi nkunga z'abanyamerika, nubwo nazo zizaza ntizigire icyo zihindura, ariko kuri uyu munsi ubona ko ntabwo abarepublikani biteguye kuba basinyira aya mafaranga. Ukaba wakwibaza uti Zelensky ni gute ari bushobore kwereka abarepublikani ko afite plan noneho yatsinda abarusiya, ku buryo abarepublikani bumva ko iyo plan yiwe iri convenka noneho bakamuha amafaranga. Sinzi niba Zelensky afite ubwo bushobozi, cyane cyane ko akoze uru ruzinduko abanya-Ukraine isi cyangwa se abaterankunga babo bashyiraga imbere bavuga ko bafite ubumwe mu kurwanya abarusiya. Uyu munsi twagiye tubiganiraho ibibazo bya Zaruzhny, uburyo umujyanama wa Zaruzhny yishwemo, ibibazo bya Budanov uyu nguyu, ibibazo bya meya w'umujyi wa Kiev uvuga ko Zelensky agomba kuzabazwa ibyo atakoze neza. Ukareba umubare w'abadepite bari mu nteko barimo gusaba ko Ukraine yakwinjira mu biganiro, ukareba ko ibi bintu ni ibibazo bituruka ku rwego rwo hejuru kuri Zelensky bikagera ku musirikari wa nyuma uri ku rugamba. Uyu munsi urimo kubona ko ari ku rugamba ariko agomba gutsindwa, arimo kurwanira ikintu atazageraho. Ibyo ni ibintu birimo guca intege abasirikari ba Ukraine bamaze n'igihe kinini cyane ku rugamba badasimburwa, bamaze gutakaza morale, kubera ko nkuko twakomeje kubiganira umubare w'abasirikari anga muri Ukraine ukomeje kuba mukeya cyane, kubera ko moyenne age yabo ni imyaka 46. Murabyumva namwe, ni nka kwa kundi iyo bavuze ngo moyenne age ya equipe bakavuga ati ikipe moyenne y'imyaka yabo, urabona ko ikipe igizwe n'abakinnyi kwijanisha bavuga ko ari imyaka 21. Mu gisirikare cya Ukraine rero ni imyaka 36. Iyo myaka ni myinshi cyane, igaragaza ko abari mu myaka yo kuba bajya ku rugamba barashize. Ni ukuvuga ngo abasesenguzi barimo Douglas MacGregor, uyu nguyu wahoze ari umujyanama wa ministre cyangwa se umujyanama wa ministre w'ingabo za Amerika, niba navuga ministre cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Amerika, uyu nguyu rero atangaza ko ibyo baha Ukraine byose bidashoboka, kubera ko Ukraine ifite ikibazo cya money power. Ni ukuvuga ngo intwaro zose mwatanga ntibizashoboka. Ibyo rero abatangiye kubibona, ibi bihugu byagiye byakira impunzi z'abanya-Ukraine bitangiye gutera ubwoba izi mpunzi, bizisaba ko zasubira muri Ukraine kugira ngo zijye mu gisirikare. Muranyumvira ibyo bintu? Hari impunzi zo muri z'abanya-Ukraine ziri muri ibi bihugu byo mu by'abanyaburayi zagiye zibona ama-email cyangwa se amatract ababwira ko bagomba gusubira muri Ukraine kuko bari mu myaka yo kuba bajya mu gisirikare. Rero bakababwira ko nibatabikora polisi izabafata ikabasubiza muri Ukraine ku ngufu. Muri kubyumva?
harimo kurenga kuri ya mirongo yose y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu irimo guhonyorwa muri iki gihe, ku buryo babitwigishije bahora babiduhanira buri gihe, bagenda ku bihugu, bagenda ku baperezida bashaka gutesha umutwe, bitwaza ibi bintu bya human right. Ariko aba bantu muri iki gihe gitoya gusa intambara yo muri Ukraine maze hakazaho n'intambara ya Israel zikabera rimwe, zitweretse aba bantu abari bo mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibyitwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntibirebwaho, bo bareba ku nyungu zabo. Abanyamerika igihe cyose bazabasha kwinjiza aya mafaranga mu nganda zabo, ibi ngibi ntibizanabatungure n'abarepublikani batoreye ko amafaranga atangwa muri Ukraine, birashoboka cyane kuko ni ibiganiro bizakomeza. Bafite ibyo bari gusaba Biden ashobora kubikora, cyangwa se nabo bakabona ko bakumvishwa ko iyo nyungu ari ngombwa kuri Amerika, bakaba babisinyira bagaha Ukraine amafaranga ari kugira ngo ayo mafaranga n'ubundi ajye mu nganda zabo, kuko murabizi ko aba ba Republican n'ubundi nibo bavugira inganda zikora intwaro cyane cyane, ku buryo nge numva ko igihe cyose bazaba convince ko aya mafaranga afite icyo amaze kinini ku nganda zabo za gisirikare, numva aba Republican aya mafaranga bazayasinyira, ariko ku rugamba nta kintu bizakora. Turi kubibona ibiri kuba muri Avdiivka ho bivugwa ko noneho yamaze kuzengurukwa, hakaba harimo gufatwa umubare munini cyane w'abasirikari ba Ukraine. Navuga ko abahari bari kugira ubwenge bwo kwita bamanika amaboko bakitanga. Navuga ko aba bafite amahirwe yo kuba barokoka, kubera ko nk'uko byagaragaye Abarusiya bagenda barekura abanya-Ukraine benshi kandi bagataha bameze neza. Rero no gukomeza tukareba aba basirikare bamaze gutakaza morali, bagotewe muri Avdiivka, babangaba barimo kurinda umujyi wa Kupiansk, ariyo nzira yerekeza muri Kharkiv. Ni ibintu ugomba gukomeza ugatega amaso, kubera ko kuri ubu ngubu Abarusiya batangiye initiative. Ubushize twarabivuze mu kiganiro cyashize, Abarusiya batangije initiative zo gutangiza ibitero ku mirongo nabo yose y'urugamba. Ni ukuvuga ngo muri Kherson bari kugaba ibitero, muri Zaporizhia bari kugaba ibitero, noneho ukagana na ruguru muri Donetsk, ugana muri ahariho hangaza za Avdiivka, arizo za Kupiansk, mugana muri Kharkiv. Ibyo rero ni ibintu bitagiye korohera abanya-Ukraine, ku buryo wibaza ngo muri Ukraine hazasigara iki? Ese Vladimir Putin azagenda agere i Kiev, yigarurire na Kiev, ashyiraho abayobozi ashaka? Ese Vladimir Putin aragumana utu duce twatoreye kuguma ku Burusiya, ubundi ajye mu biganiro? Ni ibintu turi bukomeze kureba. Gusa icyo mbona nuko uyu munsi, nyuma y'uko Abarusiya batakaje abasirikari benshi, nyuma y'uko batakaje ibikoresho byinshi, barasabaga imishyikirano kuva kudeta yo muri Ukraine yakorwa muri 2014, nibwo hakozwe kudeta ya Maidan. Iyo kudeta rero imaze gukorwa, intambara zimaze gutangira, hari imishyikirano yabereye i Minsk muri Belarus. Iyo mishyikirano ikaba yaravugaga ko utu duce twa Donbas aritwo Donetsk na Lugansk biba nka state cyangwa se nka region yigenga, nka leta yigenga, ariko iri muri Ukraine, igenzurwa na Ukraine. Niko amasezerano ya Minsk yavugaga ko Crimea ijya ku Burusiya, turiya duce tw'itundi tukaba uduce twigenga ariko tuyoborwa na Ukraine, akaba ari muri Ukraine. Ibyo ngibyo rero abanya-Ukraine barabyanze, bigezaho Abarusiya binjira mu ntambara. Twarabiganira uburyo Abarusiya bageze muri Kiev, bakava muri Kiev bakava mu mirongo yose bari bagiyemo, kubera imishyikirano yari iri kubera muri Turkey. Uko gusubira inyuma kw'Abarusiya kwagiye kubaho, kwagiye kwitwa n'itangazamakuru ry'abanyaburayi cyangwa se n'abanyamerika, byagiye byitwa contre-offensive, bikitwa ko Umurusiya barimo kumushushubikana. Nyuma yaho rero, ubwo Umurusiya yagendaga agafata ibice agomba kugumamo, hatangiye propaganda ya contre-offensive. Muzi yaciye ibintu, iravugwa hafi umwaka wose. Abarusiya nabo barimo kubaka ibirindiro byabo, abanya-Ukraine bahabwa amafaranga menshi n'ibikoresho byinshi cyane. Iyo campaign irakozwe, igihe kirageze, abantu bizeye ko igisirikare cy'Abarusiya ari fake, cya gisirikare kirukanse kiva muri Kiev, kirukanse kiva muri Kharkiv, kirukanse kiva mu mujyi wa Kherson.
ubu noneho kigiye kwirukanka kijye mu Burusiya kive mu mijyi yose cyari cyarigaruriye. Ibyo rero ushobora kubeshya abantu, ariko kwibeshya ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora kutubeshya ngo uri kwirukankana Abarusiya, ariko wowe ubwawe ukaba ubizi ko Abarusiya barimo kwisubiza inyuma. Ukatubeshya uti wakoze contre offensive mu mujyi wa Kherson, ariko ukaba ubizi ko Abarusiya ari strategy yabo yo kuva muri uyu mujyi wa Kherson banahavuye nta musirikari bahatakarije. Ukanamenya ko icyo kinyoma abantu kigiye gutuma abantu baguha icyizere kuri umuntu ukomeye wirukankanya Abarusiya aho hose. Uvuga ngo niyo mpamvu niyo contre offensive yabo ijya gutangira babonye inkunga, no kubera iyo propaganda bari barakoze berekana ahantu bagiye birukankana Abarusiya hose. Icyatumye bahagarika iyo mishyikirano twarakiganiriye, uburyo Boris Johnson yahamagaye akaza muri Kiev ababwira ati iby'imishyikirano mubivemo, tugiye kubaha imbunda mu rwane. Ni diru ndende irimo n'aba Zelensky basinye, barimo kurya amafaranga menshi. Mu by'ukuri bari kurya amafaranga menshi, kuko aya mafaranga yose ba Zelensky bayaryaho. Ntabwo baha inganda amasoko angana gutyo batarimo kurya. Namwe murabyumva, nayo mpamvu n'abarepublikani basaze barimo kuvuga bati nimusobanura aho ayo mafaranga ajya. Nta n'umwe uri gushobora gusobanura aho ayo mafaranga ajya. Rero maze gutanga miliyari 100 za contre offensive, nta kintu ziri kugeraho. Muratanga izindi zingahe? 50 murimo kwemeza, kandi nazo mutari butangire rimwe z'igihe kirekire. Ntibiri bushoboke. Ibyo rero ntibyerekana bwa buryarya duhora tuvuga hano bw'isi, ariko bikanerekana ko isi irimo kugana mu wundi murongo. Isi iri gufata undi murongo. Isi ntabwo ikiri mu mirongo y'abagashaka buhake. Oya, isi iri mu yindi mirongo. Ibihugu biri kubohoka, za Iran ziri kubohoka, ibihugu byinshi biri kubohoka. Ibyo rero ni ikibazo turi bukomeze gukurikirana, turebe ngo Abarusiya muri initiative zabo zo gukora contre offensive baragarukira hehe. Turakomeza tubicungire hafi turebe. Gusa Abarusiya biteguye kongera umubare, nk'uko mubizi Vladimir Putin yiyemeje ko bagiye kongera umubare w'abasirikari kugira ngo barangize ikibazo cy'ahangaha muri Ukraine. Tuvuye kuri menace za Joe Biden uvuga uti akanga abarepublikana bakanga ati nimureka Putin agafata Ukraine arahita atera Polonye, tuzisange turi kohereza abana bacu ku rugamba. Urakeka bakanga abantu gutyo? Ibyo ntibishoboka. N'abarepublikani barabizi ko Putin ntiyatera igihugu cya NATO. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo namara gukuraho Ukraine agashyiramo uwo ashaka, Ukraine ikaba netre, nkeka ko ikibazo kizaba kirangiye. Ariko se ikibazo kizarangira Abarusiya bigaruriye iki? Bazishimira kugumana hariya honyine? Nkuko nabibabwiye, Odessa igomba kuza ku Burusiya byanze bikunze. Odessa izaza ku Burusiya. Ni ibintu muzabona mbabwiye hano. Imishyikirano izajya kugerwaho Odessa ari ubutaka bw'Abarusiya. Aka kantu mukandika ahantu muzakambaza. Ibintu byose mbabwira, ibintu byose tuganira ngaha kuri podcast, byinshi bigenda uko twabiganiriye. Rero ubu buryarya bw'abantu ngewe bujya muri iki gihe none kureba televiziyo. Hari nk'akantu nabonye vuga ati barabeshya, turabizi ko babeshya, barabizi ko tubizi ko babeshya, ariko bagakomeza bakabeshya. Ni gutyo wumva nyine no gutandukanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu kw'Abanya-Israeli bw'Abanya-Palestina bikomeje gucanga aba bantu kubera ko baricanze. Ariko isi iri kureba n'amaso abiri. Isi iri kureba. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane. Nizere ko iki kiganiro kiza kubanyura, kandi dukomeze turyoherwa n'ibinyobwa bya KDB.